duherukana muri episode y'ubushize ubwo Tony yari arimo gusaba Judy yuko yasohoka hanze akaza bakigendera bakajya kwishyingira. Umukobwa akibyumva byaramucanze maze umutima uramurya. Nuko arangije abaza Tony ati ngo iki sheri uvuze ngo iki? Ibyo ngibyo ntabwo byakunda nukuri hani. Tony ati mva nkubwire sheri wanjye Judy, urabizi neza ntabwo nshobora kuba nabaho ntagufite pe. Ikindi kandi ndifuza kubana nawe. We ngwino twigendere tujye kwishyingira. N'ubundi mama we ntago azankunda pe. Ntabwo yatuma ngiye nawe tubana sheri. Umukobwa Judy ati oya Tony, ibyo ngibyo rwose ntabwo nabikora pe. Nkeneye kubanza kukonvinka mama akabyemera ubundi yanyemerera nkaza tukabana nta kibazo, sibyo? Nukuri ndakwinginze sheri, subira mu rugo rwose ugende, sibyo? Basi tuzabonana ejo ndakwinginze rwose nyumva. Ubwo Tony ati oya Judy oya, ntabwo ndasubira mu rugo tutajyanye rwose. Mama we nta kintu amubwira n'ubundi nga nkunda uko byamera kose rega aranyanga. Niwanga kujyana nanjye kandi ngenda atanjya kwiyahura rwose sheri, ndahita njya kwiyahura umbure. Nyagasani. Umukobwa ati oya ntabwo wabikora Tony, ndakwinginze rwose ibyo bintu byo kwiyahura ntubikore. Urabizi yuko ngukunda cyane rwose sheri, ndifuza kubana nawe. Tony ati oya niba unkunda nyine Judy ngwino tugende dufite guhunga tukajya kwiberaho ubuzima bwacu. Ngwino tujye kwibanira sheri, ibyo bintu by'ubukwe n'ubundi ntabwo mama rwose wazabyemera. Ubwo Tony yakomeje guhatiriza Judy ngo aze bagende bajye kwibanira mama wa Judy atabizi. Birangira umukobwa abyemeye maze ati sheri gusa nyine urampatirije, ntacyo reka nze tujye kubana, nganegereza ndaje gatoya, ndabizi yuko nkunda cyane sheri, tugiye kwibanira. Ubwo Tony yarishimye maze ati wow, si wumva ko uri umukobwa mwiza? Ndagutegereje rwose urukundo rwanjye, ndi hanze y'igipangu banguka, fata utuntu tw'ingenzi twawe uze twigendere. Ubwo nta kindi cyabaye umukobwa yahise akupa telefone maze ahita ahaguruka atangira kwivugisha ati ngomba kuva ahangaha rwose nkagenda. Mama n'ubundi uko byagenda kose ntabwo yakunda Tony. Mama nukuri umbabarire, ariko nyine ibingibi ngomba kubikora kubw'urukundo rwanjye rw'ahazaza. Ubwo nta kintu umukobwa yakoze, yahise afata imyenda ye y'ingenzi n'utuntu azakenera, ubundi ahita agenda gake gakeya, ahita asanga Tony hanze wari umutegereje n'imodoka. Judy ubwo yageze hanze maze asanga Tony bahita bahoberana, gusa ariko bigaragara yuko Judy n'ubundi atishimye. Ubwo Tony atangira kumwihanganisha ati sheri wirakara ariko wimera gutyo nukuri tugiye kubana. Umukobwa atari ku mama wanjye azandakarira cyane. Tony ati humura ibintu byose bizagenda neza rwose Judy, we ngwino tugende tujye kwa gitifu adusezeranye, ngaho ngwino tugende sheri. Bahise binjira mu modoka bahita bakomeza. Ubwo Judy abacitse mama we gutyo ajya kwibanira na Tony umusore yakundaga. Ubwo tugarutse muri rwa rugo rw'abakire kwa Pierre aba yicaye muri sari, ibitekerezo ari byinshi cyane mu mutwe, arimo kwivugisha ati ibingibi ntabwo bishoboka pe. Ntabwo ndimo ndiyumvisha ukuntu ndimo ndatekereza kuri uriya mukobwa isegonda ku isegonda. Nukuri ndumva nshaka kongera guhura nawe nanone pe, kandi nkahita mubwira ku byerekeranye n'ibyiyumviro byanjye ndimo ndiyumvamo kuri we. Ubu se ni ibiki biri kumbaho koko? Uzi ko ndi mu rukundo? Ubwo ako kanya mama Pierre yahise amaze ati niko Pierre, urimo gutekereza ibiki ko mbona noneho wagira ngo ntabwo uri ahangaha? Nizere ko urimo gutekereza kuri wa mukobwa Judy. Ese ameze ate we? Pierre ati mama nyine nagiye nsanga Judy nawe uhari, ntabwo yari ari mu rugo, ahubwo nahuye na Rose. Mama wa Pierre ati ngo iki, urimo kuvuga wa mukozi wabo se? Pierre ati yego rwose mama, uriya mukobwa ni umwana mwiza cyane, ntabwo ameze nka Judy w'umunyagasuzuguro. Mama wa Pierre ati mva nkubwire Pierre mwana wanjye, icyaba icyo ari cyo cyose wumva yuko nifuza rwose kuvuga kuri uriya mukobwa wabo w'umukozi. Nta soni turavuga abakobwa wowe ukavugamo n'abakozi bo mu rugo, kuki se uriko mutekerezaho ubwo ngubwo uramutekerezaho ibiki? Pierre ati mama ese ko mbona warakaye ubundi ibintu byose bimeze neza? Mama wa Pierre ati nyumva neza mwana wanjye, uriya mukobwa Judy ni umwana wo mu bakire kandi nawe rwose arakize, muri make arakubereye nyine murakwiranye. Pierre ati mama njye ntabwo mukunda, ariko uriya mukobwa ni umukobwa w'umunyagasuzuguro, nta nubwo ngiye nifuza kuzongera guhura nawe. Nyagasani ubwo byararangiye kandi ubwo umukobwa bari kuvuga Judy, Tony yari akomeje kumutwara mu modoka bihuta cyane, mwibuke neza ko bacitse mama wa Judy. Ubwo kandi umukobwa akagenda abwira Tony ati nukuri sheri ndumva ntameze neza pe, ndimo natekereza kuri mama ukuntu araza kwifata nasanga namucitse. Tony atari kwihangayika sheri wanjye, ibintu byose biraza kumera neza, subizi neza yuko mama wawe ukunda cyane se, reka twebwe tugende tujye gusezerana ubundi twibanire. Nyagasani ubwo kandi ubwo Tony mu mutima barimo gutekereza ati igikobwa cy'ikigoryi gusa, nta soni koko Judy, uratinyutse ukora ikosa ryo kwemera kuza kujyana nanjye ngo tujye gusezerana? Iri kosa ukoze uzaryicuza ubuzima bwawe bwose, ngiye kukubabaza wa mukobwa we, we ntegereza ubundi urebe. Nyagasani.
ubwo tugarutse kuri rwa rugo rw'abakene kwa Roza. Ka kana ka Jasmine kaba karimo kaganira na Roza. Mama wabo kandi ubwo abananiwe yiryamiye arimo kuruhuka. Nuko ka Jasmine kati ko nshaka yikungurira kandi gakanzu gashyashya ufite amafaranga ahagije. Roza ati wihangayika shiri wanjye, ndaza gukora ibishoboka byose kugira ngo agakanzu kawe kaboneke, ariko rero dukeneye kuryama tukaruhuka sibyo, ejo nzajya mu kazi. Ubwo nta kindi cyabaye bahise baryama bararuhuka. Tugarutse mu rugo kandi kwa mama wa Judy, yakomeje kumva umukobwa atarimo gukoma, nuko ahitamo kuza kumureba mu cyumba cye maze aramubura nuko ati ngo iki Judy nawe uri hano? Ubu se Judy yagiye hehe? Yatangiye kumuhamagara ahantu hose ati Judy uri hehe mwana wanjye, nshaka kuganira nawe bangu kandi tuganire. Disuga icyo atarazi nuko umukobwa yari yagiye. Mama ahita akomeza muri dushe ajya kumureba ngo arebe ko yaba ari hari, maze ati Judy uri mu bwiherero se? Agiyemo aramubura. Mama wa Judy yarahangayitse cyane maze ati Judy uri hehe kuko mwana wanjye? Ati mana yanjye si umukobwa wanjye ari hehe? Ubwo disi mu gukomeza gushakisha icyo atarazi nuko umukobwa we Judy yari yamaze kugera kwa gitifu agiye gusezerana na Tony. Ubwo kandi umukobwa mu by'ukuri yarababaye cyane ubona yuko atishimiye ibintu agiye gukora. Ubwo Tony wabonaga yuko umukobwa atishimye ati Judy rukundo rwanjye wari ukwiye kuba wishimye rwose Judy, erega njye nawe tugiye gushyingiranwa mu kanya gatoya cyane Judy, ariko ubanza utanankunda wa mukobwa we wundi ko mbona utishimye. Umukobwa ati ndagukunda cyane rwose nawe urabizi, ariko nyine nkumbuye mama wanjye Tony, ndifuza kumuhamagara. Ubwo Tony yahise arakara maze ati ariko se wabuze ubwonko bwibutsa wa mukobwa we? Mama we erega n'ubundi ntabwo ankunda nta nubwo yakwemera yuko njye nawe dushyingiranwa, tuzaba tubimubwira nyuma yuko nyine twamaze gusezerana mu mategeko kandi tuzaba twaranabanye ku buryo nta kintu azaba afite cyo kuba yabikoraho. Ahubwo reka twihute tugende, urabona ko nta gihe dufite cyo gukomeza gutekereza kuri bino bintu. Ubwo umukobwa ati umva nkubwire rwose Tony suri sheri wanjye, njye reka njye gukora ibishoboka byose basi mbyumvishe mama wanjye nakora ibintu rwose namubwiye, nkeneye kubanza kuvugana nawe rwose sheri wanjye, mama arankunda cyane araza kunyumva. Tony ati oya twahatinze rwose wakererewe pe, tuzaba tuvugana na mama wawe rega byarangiye nyuma, ahubwo reka twihute cyane rwose twitinda. Ubwo tugarutse mu rugo kwa Judy, mama wa Judy yari yahangayitse agahinda kamwishe maze Rose araza ati mabuja umeze neza niki cyabaye? Mama wa Judy ati Rose Judy namubuze, namushakishije ahantu hose namubuze, nagiye mu cyumba cye ndamushaka ndamubura, njya mu bwiherero ahantu hose ndamushaka ndamubura, wumva yuko muri urugo rwose ahantu hose namushakishije nkamubura. Rose ati ngo iki byo ntabwo bishoboka, ubwo se yaba ari hehe di? Mama wa Judy ati byanga bikunda ni Tony, ngomba gushaka uriya musore ngo ni Tony, umukobwa wanjye agomba kuba byanga bikunda ari kumwe n'uwo musore ngo ni Tony. Ubwo kandi kuko ibyo umubyeyi yari arimo kuvuga byari byo, Tony yari ari kumwe na Judy ariko mu by'ukuri umukobwa yanze gutera n'intambwe imwe kugira ngo bajye kwa gitifu gusezerana, maze umusore Tony ati ngenge kuguha iminota 5 yonyine kugira ngo bitekerezeho, hanyuma ndaba ndi hanze uransanga hanze twite tugenda. Ubwo nta kintu umusore yakoze, yahise asohoka hanze maze umukobwa asigara ngo arimo kubitekerezaho. Ubwo Tony amaze gusohoka hanze, Judy yasigaye yivugisha mu mutima ati ngomba gufata umwanzuro kandi wihutirwa, mu by'ukuri ndumva ndimo ndazengera mu bwonko sinzi ikintu cyo gukora, ndibaza ndakora iki kuko mu by'ukuri bitema kujya gusezerana n'umusore kuko mama wanjye atabizi. Mama wanjye nta kintu atankoreye, yanyishyuriye amashuri wenyine, ndiga primaire niga secondaire ndangiza na kaminuza muri Oxford, none koko mutenguhe ngende kuko atabizi. Ubwo umukobwa yakomeje abitekerezaho, hanyuma kandi Tony mu gusohoka ahita ajya kuganira na papa we wari uri hanze umutegereje. Nuko papa we ati umukobwa asa ari hehe, mubanguke muze tugende tujye kwa gitifu di babasezeranye. Umusore ati wihangayika papa, humura rwose niba ari ubutunzi bwe turaza kubona rwose vuba bidatinze papa, uriya mukobwa arankunda cyane yemeye no gusiga iwabo maze araza ku bwanjye, humura rwose kampani yawe tugiye kuyitabara, tugiye kuyishyiramo amafaranga menshi papa, uriya mukobwa arankunda cyane by'ubusazi, ngiye kumukoresha ku buryo rwose nawe azajya yicara ahantu azajya bari akireba akiseka yarangiza agaturika akarira. Nyagasani ati papa uriya mukobwa rwose ni agashwi, humura rwose ibyo kubana ni vuba cyane araje abyemere, nsize arimo kubitekerezaho. Ubwo kumba kiri kuvuga ibyo bintu, Tony ntabwo yari yamenye yuko umukobwa yari yamaze gusohoka hanze arimo kumva ibintu byose arimo kuvuga, maze agiye kumva yumva umukobwa aravuze ati uvuze ngo iki? Nyagasani ubwo bose bahise bikangamo bahita barebana ubona yuko bose badagazwe. Nuko Tony ati Judy umeze neza, nizere yuko noneho umeze neza twagenda tugende. Ubwo umukobwa yahise arakara cyane maze ati zibaho ngaho se nyine Tony, birahagije wagisambo we,
ibyo yavuze byose nabyumvise. Urimo gushaka kunkoresha ngo utabare kampani ya so? Ese ubwo ni gute ibintu koko wabikora? Mama wanjye yari yarabimbwiye ndamupinga. Kumbi byari byo? Naragukunze cyane Tony, naragukunze nemera no guti wacu. Kumbi we ntabwo wankunda gwashaka kunkoresha ngo utabare kampani ya so? Urangambaniye koko? Tony ndakwanze, sinshaka no kuzongera kubona isura yawe. Mva imbere, sinzigera mbana nawe ngo tujye gusezerana wa gisambo we. Burya wari umugambi wo gushaka kuntwarira ibintu. Ubwo Tony ahise arakaramo maze ati ibyo urimo kuvuga we ntabwo ubizi wa mukobwa we, ugomba gushyingiranwa nanjye. Ikindi kandi nzakubabaza, kandi niba utanabizi rwose umugambi nari mfite ntabwo ugomba guhagarara, kuko ngomba gutabara kampani ya papa wanjye nkoresha amafaranga y'iwanyu wa gikobwa we. Ubwo papa wa Tony yahise abwira umukobwa ati wowe ibyo uri kwigira ntabwo ubizi wa mukobwa we, kuko ubu ngubu turagufite. Mama wawe ubu ngubu yahangayitse, tugiye kugushimuta tukujyane kure maze tumwaka amafaranga dushaka dutabare kampani yacu. Umukobwa ati ibyo ngibyo ntabwo biza gukunda rwose, icyo mwakora icyo ari cyo cyose ariko sinzashyingiranwa n'uyu musore wawe. Juda ati kutumvira ababyeyi koko biragatsindwa. Mama wanjye yari yabimbwiye, yarabimbwiye ndapinga, kumbi disi yambwiraga ukuri. Nakabaye kuba narumviye mama wanjye. Ngenda nagiye, sinshobora kuguma ahangaha, ikindi sinifuza kuzongera kukubona ukundi. Mwabisambo mwe mwese mukwiye kujya ikuzimu. Ubwo Tony yaramurebye araseka maze ati erega ntabwo natuma uncika rwose rukundo rwanjye, nta hantu ushobora kuba wajya. Papa wa Tony tuva nkubwire wa mukobwa we, mama wawe agomba kumpa amafaranga kandi nshaka. Ubwo Juda umujinya waramwishe maze ahita yegera Tony amukubita urushyi aramubwira ati ni gute watinyuka koko Tony, ni gute wankorera ibintu nk'ibi ngibi? Tony ubwo akimara gukubita urushyi nawe yahise arakara maze ati ngo iki, urankubita urushyi wowe? Ni gute watinyuka kunkubita urushyi wa gakobwa we? Ibi ngibi ugomba kubyishyura. Na nyoko nene yaravuze yuko agomba kuzishyura urushyi yankubise, nawe rero ibi ngibi ugomba kubyishyura. Ubwo kandi mu rugo kwa Judy, mama wa Judy yakomeje guhamagara Judy maze ati Rose ndakora iki koko? Umwana wanjye ntabwo arimo aritaba na telefone, mana yanjye kuko wanabaye. Ubwo Rose ati rero tugomba kujya kuri RIB maze tugatanga ikirego. Ibyo bintu ndumva biteyemo n'ubwoba pe. Mama wa Judy ati ngomba guhura n'uriya musore ngo ni Tony, reka njye kumureba. Byanga bikunda Judy ari kumwe n'uriya musore ngo ni Tony. Ubwo kandi kuko byari byo, Judy arimo abwira Tony ati sinkukunda ndakwanga rwose Tony, sinifuza no kuzongera kubonana nawe ukundi. Ibi ngibi kandi uri kunkorera uzabyishyura ubuzima bwawe bwose. Tony atuva nkubwire Judy, sinshobora gutuma ugenda ngo uvangaho uncike. Niba utanabizi namaze kugushimuta, ahubwo igisigaye ni ukugukubita urushyi ugahita usinzira. Koko disi umusore yahise amukubita ikintu maze umukobwa ahita agwa hasi. Maze Tony ahita abwira papa ati papa, uno mukobwa azi ibintu byose byerekeranye n'umugambi wacu, rero tugomba kumushimuta tukamujyana tukamukoresha ikindi kintu dushaka. Papa wa Tony ati humura rwose mwana wanjye, mama we nitumubwire yuko dufite umukobwa we araza kuduha amafaranga yose dushaka. Ndabizi neza ntabwo yakwemera kubura umukobwa we kandi ari umwe wenyine agira. Tony ati yego rwose papa ibyo urimo uravuga nibyo, rero ngiye kumuzirika. Ubwo kandi mu rugo kwa Judy bakomeje guhangayika cyane. Rose ati mabuja ureka nkwerekeze tujyane kuri RIB dutanga ikirego turi kumwe, nagushaka kuba nagusiga wenyine mabuja. Mama wa Judy ati urakoze cyane Rose, uri umukobwa mwiza rwose, iteka ryose uhora umfasha rwose ntabwo nsiga njyenyine. Bakira aho ngaho hari telefone yahise bahamagara maze mama Judy ahita yitaba ati alo ninde umamagaye? Ubwo wari umuhamagaye ati ni njye Tony, urifuza kongera kubona umukobwa wawe? Mama wa Judy ati umva nkubwire wa musore we, uri kunyumva neza? Umwana wanjye Judy ari hehe? Nshaka kumubona nyine. Tony ati Judy ari kumwe nanjye, hanyuma niba ushaka kongera kubona umukobwa wawe ukundi ugomba kunyohereza $1,000,000. Mama wa Judy yahise agwa mu kantu maze ati ngwiki Tony, ni gute watinyuka kunshimutira umukobwa? Wagisamba we, sinshobora no kuba naguha igiceri kimwe cy'ijana. Tony ati wacitseho ngo wagikecuru we, njye ndiseriye bya hatari, ndavuze ngo nshaka $1,000,000, nutayama ubwo rero mbwiye ngo umukobwa wawe mukoresha icyo nshaka. Ubwo nta kintu umusore yakoze, yahise anamukupa kugira ngo amwereke yuko ari seriye. Ubwo mama wa Judy yahise ahangayika maze ati alo urimo kunyumva? Nyumva neza Tony. Ubwo arebye asanga umusore yamaze kumukupa. Ubwo disi mama wa Judy yahise ahangayika cyane atangira kwiheba. Rose ati bigenze gute mabuja? Judy ari hehe? Mama wa Judy ati uwo musore witwa Tony yamaze gushimuta Judy, ngo arashaka yuko mwereza $1,000,000 kugira ngo andekurire umukobwa wanjye. Umwana wanjye ari mu byago, ngomba gukora ibishoboka byose nkamutabara. Mana yanjye kuko wanabaye.
Rose ati Tony, uwo Tony si ubwo ntashobora kugirira nabi Judy koko mabuja, waretse tukajya kuri polisi koko tugatanga ikirego. Mama wa Judy ati oya, ibi ngibi ntabwo nshaka kuba nabizanamo polisi. Kiriya gisore nabonye ari igisazi rwose, sinshaka kuba nagiteza polisi pe. Nabonye yakora ikibi icyo ari cyo cyose kubera amafaranga. Bakira aho hari umuntu wabinjiranye aza ababwira ati muraho neza mwa bagore mwe, mumeze muti? Kumbe ubwo wari winjiye yari wa musore witwa Pierre. Ubwo tugarutse kandi ahantu Tony yari yashimutiye Judy. Judy yari yakangutse maze asanga bamuziritse nuko ati nkura ahangaha Tony, ngenzi turunkura ahangaha. Tony ati nta bundi bufasha ufite usibye ngere rwose rukundo rwanjye, uziritse gutyo nta kintu wabasha kwikorera. Umukobwa atumva mubwire Tony n'ubundi mama wanjye agomba kunshaka kandi araza kumbona, namara kumbona ibi ngibi uraza kubyishyurira wa musore we. Tony aramubwira ati ahangaha niho tugiye kurebera kuko niyo mama wagukunda bya nyabyo, niba agukunda araza kuma amafaranga namusabye. Ibyo ngomba gukora byose ngomba gutabara kampani ya papa wanjye. Mama wawe ni umukire cyane, agomba kuba miliyoni 100 na mwatsi. Umukobwa atisha iyo nza kuba nzituye naziritse mba nkukubise urushyi kuri ayo matama. Wagisambo w'igisabirizi, ubundi ni gute utahisemo kujya gusabiriza ku mihanda nk'abandi basabirizi bose? Ubwo Tony yahise arakara maze ati ni gute watinyuka kunyita umusabirizi wa gikobwa we? Ako kanya papa yahise aza maze ati Tony, wahamagaye nyina w'icyo gikobwa? Tony ati yego papa, namuhamagaye mama we, byanga bikunda nawe araza kumamagara. Tugarutse mu rugo kandi kwa Judy igikuba cyari cyacitse. Pierre yarahageze maze batangira kumubwira ibibazo byose bafite ati Pierre we wadufashije koko, Judy umukobwa wanjye ari mu byago, nakwingize n'ukuri ntabara pe. Pierre ati byagenze gute se kandi? Judy ari hehe? Buri kimwe cyose kimeze neza? Mama wa Judy ugatangiye kumubwira byose ukuntu byagenze. Ati uriya mukobwa wanjye Judy yakunze umusore witwa Tony, hanyuma rero uwo musore ngo ni Tony yamushimuse. Ubwo akimara kumushimuta yahise amamagara arambwira ngo ashaka yuko mwereza miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda, ngo ninamuhaye amafaranga ngo araza kwica umukobwa wanjye. Nukuri Pierre, mbwira ndakora iki kuko mu by'ukuri nshaka yuko umukobwa wanjye agaruka. Nyagasani disi umugore yatangiye gusuka amarira maze Pierre ati wihangayika rwose mama, ndakora ibishoboka byose rwose dutabare Judy umukobwa wawe. Gusa ariko mbere ya byose tugomba guhamagara polisi kugira ngo ibikurikirane hakiri kare. Bakiraho kandi ubwo telefone yarongera amuhamagara no mu mama wa Judy, maze ubwo aritaba talo, Judy ari hehe? Tony ahita amubwira tumva ngiye kukoreza rukasiyo y'ahantu turi kandi ugomba kuza uri wenyine wa mugore we. Nugerageza kubishyiramo polisi bino bintu umenye yuko ngiye ndiseriye cyane rwose, umukobwa uraza gusanga ari umurambo. Mama wa Judy ati oya rwose pe, utagira icyo ukora ngo babaze umukobwa wanjye. Basi amafaranga miliyoni 100 uri kunsaba ndaje nyaguhe, ngiye kuza njyenyine, we negereza kandi rwose umukobwa wanjye nugira ikintu mukoraho, ndashaka yuko umukobwa wanjye nta kintu muza kumugira. Tony ati si wumva se noneho ndaba ngutegereje rwose kandi gira vuba vuba, utaza gutinda ugasanga nanamurangije ngiye nta mikino mfite. Mama Judy yavuye kuri telefone maze ahita ababwira ati Pierre nawe Rosa rero murumva yuko bansabye yuko ngomba kugenda njyenyine, rero ngomba kugenda njyenyine maze ngatabara umukobwa wanjye. Pierre ati ntabwo bishoboka yuko wagendayo wenyine, ibyo bintu rwose byagushyira mu kaga, twese turajyana nawe. Rosa ati yego rwose mabuja tugomba kujyana, ndetse kandi tugomba no kubimenyesha polisi uko byamera kose, barakubwira ngo nubibwire polisi se kubera iki, polisi igomba kubimenya. Pierre ati yego rwose ibintu Rosa arimo aravuga nibyo mabuja, ngiye ngomba guhamagara polisi nkayibibwira, we ntuhangayike rega arimo aragutera ubwoba uwo musore. Ubwo kandi tugarutse Judy bari bamushimutiye, abarimo yivugisha mutima ati mu by'ukuri koko bino bintu kuki nabikoze, nakabaye ko narumviye mama wanjye. Mama yakoze ibishoboka byose kugira ngo andinde ariko ndinangira. Ubwo umukobwa yatangiye kurira cyane ati mama nukuri ndagusaba imbabazi mama, ndagusaba imbabazi nkomeje, nakabaye kuba narakumviye rwose mama, ndumva nifuza kongera kukubona. Aho kanya kirimo kurira Tony yahise aza maze ati shiko ngo se kurira ngo wagikobwa we, mama we n'ubundi agiye kuza hano vuba tuza kandi agiye kunzanira ya mafaranga namusabye. Ubwo bakira aho ngaho bagiye kumva mu imodoka hanze, maze ubwo utwaye imodoka araza akanda kuri soni bahita bikanga. Tony ati papa ndatekereza rwose wa mugore aje. Bahise basohoka hanze barebye koko basanga ni mama wa Judy. Ubwo kandi yaje afite igikapu kinini cyane, maze ahita ababwira ati mbere yuko mbaha amafaranga yanyu nshaka kubanza kubona umukobwa wanjye niba ari muzima nta n'ikintu mwamugize. Tony ati umukobwa wari hasi kuri esikariye zo hasi, wemereze icyo gikapu cyawe ndebe niba amafaranga arimo.
mama wa Judy ati oya ntago ndaguha kino gikapu kirimo amafaranga, ndabanza mbonane n'umukobwa wanjye menye niba ntacyo mwamugize. Ubwo bakiri aho bagiye kumva bumva hari umuntu uvuze ngo tuje gutabara Judy. Kumbe ubwo Pierre yahise yinjirana na Roza. Ubwo Tony akibona itarakara ati uyu nguyu ninde? Mama wa Judy ahita abwira Pierre ati Pierre bambwiye yuko Tony umukobwa wanjye ari hasi kuri esikariye zo hasi, mugende mujye kumureba. Tony yahise arakara cyane ati wakigoreye kucyubeshya, uratinyutse urangambanira nakubwiye ngo uze wenyine, kiriya gikorwa cyawe ngiye kucyica. Ubwo nta kindi cyabaye Tony yahise akubita mama wa Judy maze yikubita hasi. Ubwo kandi papa wa Tony ahita agenda asanga umukobwa. Pierre nawe nk'umuntu w'umugabo abonye ibibaye yahise atangira kurwana na Tony. Ubwo bararwanye kuko ivumbi riratumuka. Ubwo Pierre yakubise Tony ahantu habi maze umusore ahita asinzira. Ubwo kandi Roza nawe yararimo yita kuri mama wa Judy, arimo agerageza kuba yamukangura. Nuko Pierre ati tugomba gutabara Judy uko byamera kose, humura na polisi iri hafi kuba yatugeraho ngo izidutabare. Tugarutse mu cyumba kandi Judy yari yashimutiwemo, papa wa Judy yaraje amufatiraho imbunda aramubwira tugomba gupfa wa gikobwa we, mama we yatugambaniye, bisobanuye ko rero ugomba gupfa. Ubwo umugabo atarakurura tuyuga ngo arekure isasu, Pierre yamuturutse inyuma ahita amukubita ikintu mu mutwe. Nuko maze papa wa Tony ahita yikubita hasi. Ubwo Pierre yahise afata umukobwa maze ahita amufata aramuzamukana hejuru aho abandi bari bari. Ubwo mama wa Judy yabonye umukobwa arishima maze ati mwana wanjye Judy umeze neza? Umukobwa n'isoni nyinshi ati mama nukuri umbabarire ngusabye imbabazi pe, cya gihe ibyo wambwiraga kuri Tony rwose byari byo ariko ntabwo nakumvishe, nakabaye ko narakumviye rwose mama. Mama wa Judy ati humura rwose mwana wanjye, ubu ngubu rwose ibintu byose bimeze neza, ngani muze tugende. Papa wa Tony yaragarutse maze abafatiraho imbunda arabwira ati atagira umuntu n'umwe uvangaha. Pierre ubwo abibonye ahita amubwira ati umva wa mugabo washyize imbunda yayo hasi koko, ubwo koko urumva ari byo? Umuntu umeze nkawe w'umugabo koko ukuze wiyubashye gufata imbunda ukayitunga umuntu w'umugore basaba ari njye uyitunga? Papa wa Tony atuva nkubwire wa musore we ntabwo ubizi kabisa, njye nakora buri kimwe icyo ari cyo cyose kugira ngo mbone amafaranga. Ubwo Judy bari batunze imbunda yahise abwira Tony ati Tony wabwiye papa wakareka kunyica ko kandashe ko ndaguha amafaranga yose ushaka. Tony ati ibyo urimo kuvuga byose simbyitayeho wa mukobwa we, simbyitayeho kabisa, ugomba gupfa, sinagukunze sinzigera nagukunda n'ubundi nta kintu maze ubu kano kanya ugomba gupfa. Papa wa Tony atugira ngo sindamwica wenyine, mwese ndabica mbere na mbere, ahubwo reka nze mbanze ndasi icyo gikozi cyanyu. Nyagasani ubwo Pierre akimara kumva yuko bagiye guhera ku mukobwa akunda yahise abwira papa wa Tony ati bino bintu rwose wibikora wa mugabo we, cyangwa se niba yifuza kubona ububi bwanjye bikore. Ubwo kandi tugarutse mu rugo kwa Roza, mama wa Roza bari kumwe na ka Jasmine ka bucura ke, gusa ari kubona yuko umubyeyi atishimye maze akana kati mama kubera icyo umeze gutyo? Mama wa Roza ati mwana wanjye Jasmine rega Roza ntabwo arataha kandi yakabaye yahageze, ikindi kandi ndimo ndamuhamagara ntiyitabe telefone. Ka Jasmine kati mama humure rega we ya Roza ameze neza, ahubwo nyine ashobora kuba ari bize akaba ari kuri ya telefone gato. Ubwo tugarutse mu nzira kandi polisi be yamaze kumenya amakuru, iri mu nzira yenda kubageraho maze umupolisi akabwira mugenzi we wari utwaye ati twara wihuta cyane ariko bariya abantu byanga bikone bari mu byago kandi tugomba kubatabara, nitwe bategerejeho ubufasha. Wari utwaye ati humura tugiye kuhagera ndimo ndabibona, nk'uko birimo kugaragara kuri map twenda kuhagera, turaza kubatabara wigira ikibazo. Ubwo bakomeje gutwara cyane maze bahageze umupolisi umwe ati ahangaha niho lokasiyo itwereka yuko twahageze, hagarika imodoka ndakeka ari ahangaha. Ubwo abandi bakiraho ngo umugabo agitunze imbunda abantu bose ntibari bamenye yuko polisi yaparitse hanze, maze Tony ati papa utegereje iki koko ko umuntu utarimo kubica, bice bose. Nyagasani bakiraho ngaho hari isasu ryahise rivuga, kumbi koko papa wa Tony yahise arasa Roza. Ubwo Tony akimara kubona ko Roza ariwe bahereyeho barasa, umusore ubwoba bwaramwishe, arebye abona umukobwa ari hasi arimo kuvirana amaraso menshi. Ubwo nta kindi cyabaye, umusore yahise